byari by'abakristo rero. Yesi diakoni. Mukomere cyane pastor mwaramutse neza. Mwaramutse. Yego ndakumva. Hagira vuba mukabanguka mwatinze kuhagera. Wagira vuba rwose ukahagera. Ni kwitegura buretse nze ndakubwira. Arushaho kuba byiza tugategurana tukabona ukuntu tworganiza abantu. Reka nze mu kanya gato iminota mike cyane ndaba mbagezeho mwihangane. Saa 2:45 biraba bikunze. Turabikora neza cyane rwose kubera ko urabizi ko erega nabo bajya bumva ibintu neza cyane urabizi. Ariko bwira abo badiyakoni bikosantare kuko uyu munsi hari ubwitange kandi dushaka kugira ibikorwa dukora kandi kwa kundi nyine kugira ngo natwe tugire umutungo tubona. Nangiye kwikosantara nyine kurya ndaza nuzuye meze neza kurya ibintu uyu munsi biri bugende neza. Ntimuze kuntenguha nimba tuvuze ngo tugiye gutegura ubwitange mugomba guhaguruka mu bambere mukabishyiramo neza abantu mukabashyiramo courage ibintu byose bakabyumva. Kandi nkubwire ubutaha no kuzaga dutegura umusuru uhagije bari abadiyakoni bakabanza bagasoma. Hari nabandi bari kuwutegura bawushyira mu macupa ameze neza niwo twazakoresha. Ngira ngo urabizi ko nabantu bo mwaka gace bawukunda. Umusuru ariko noneho ikindi ni kuba uhagije kugira ngo nimba bageze muri system bahikore neza. Nimba umuntu azi ko hari uravuga 10,000 atangirire ku 100,000. Yego. Icyo nicyo dushaka. Nanjye ngiye kwiminjiramo agafu mu kanya turaba turi kumwe kandi nimuze kunkoza isoni. Sawa rero ngaho rwose nimugire vuba mwamudufashije cyane mubanguke. Madamu. Amashari. Tegura vuba ndabona ngiye ku rusengero nakerewe. Urageze kandi? Amasaha yansize kandi urumva ko bari kumpamagara. Tegura vuba reka nze nambare kandi nkorere vuba burya haragira ko mpemuki. Tegura vuba turi gutegura umurimo w'Imana. Ariko madam Bibiliya yawe ndabona ariyo mfite. Akira mperezi yanjye aho ngaho iyi yawe ntabwo yakora umuti. Yego shamuda. Urakoze cyane. Iyo ngaki ukarambuye n'imbere y'abakristo bahita babona ko ibintu wabiteguye neza. Kandi nagiye nteguriramo n'imirongo myinshi. Ese kugenda utabona igikoma shiri. Nacara ngakoma. Buraho utegura reka nze manze ntegura ikibwiriza neza. Badu ngikoma nese soye tugenda. Ariko buretse nicare hano manze ntegure. Mba madam hari ijambo riri kumfasha uyu munsi ndi bukoresha. Reka da. Hari ijambo Maraki yakoresheje. Aravuga ngo bazaba banje. Bazaba umutungo wanjye. Bwite nzabagirira neza nzabafasha ariko none haragaruka ngo nibamara ku umutungo wanjye bwite ngo nzabababari ngo nkuko umubyeyi ababarira umwana we umukorera ko aho shaba bahita bayaza ngo nibamara kwikorera ngazabasukaho imbabazi ngo nibamara kuzibona ngo bishimire ibikorwa byose bakoze barahita bishimira ya mafaranga bari gutanga. Bravo mukristo. Komera cyane. Amakuru y'imisi. Ni neza. Ameze neza. Ndashimira. Kubibona ugiye guhinga. Nawe ndakubona ugiye gusenga. Usigaye ujyana n'amazi se? Oya. Amazi se ariko na amazi da. Akangaka nagafasha.
agafasha no kubanga iki kawe ntabwo wakamenya kangaka rero iki ni ikigage nyarwanda wenda we ntabwo haleluya byumva ariko ngo zagarura imbabazi nyinshi ndahereye ku mutungo batanze kandi igihe nawe ndi kubivuga nawe ushobora kubishyiramo neza wiseka reka mubwire birasaba kuba uri serious ubizi ikigage iki ni ikigage aka rero karamfasha cyane akiyo ndi mu kazi kanjye hari hepfo mu ntoki zanjye ndimo ndahinga hari amasaha agera nkumva ndarembye babizi ngiye kubera abana banjye benshi banyeneye gukora nkageza amasaha ubwo kameze nk'urwarwa nanone si urwagwa rwa bitoki ariko nako kaba karimo gake buri wese ajya agakoresha aka ni keza cyane erega uriya mutungo ni uwanjye nawe kandi ni uw'abanyarwanda bose ako se sheri uretse se ururimi tuvuga n'ikinyarwanda uri kucyumva niba mumara gusukwaho imbabazi z'Imana isi zagera no ku miryango yanyu ngo bazabaho bazarama igihe kinini kuko mwafashe nk'ubu rero nkaho ugiye gusenga ako kamennye mukakamwe wajya wabwira ati Yesu araje yego ako kanya ako kanyweye kakakuryohera cyane wakorera n'ibitangaza ngo se wakora none se ibaza akantwa ubu ngubu wose ubona ko nangweyeho gake yego ni umusumwe nasomyeho sasa nizigera ndakimbura aho ngeze nkaha yego jyanyu mukabisuka mu murimo w'Imana akura dushyigikira ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi motivation ndayibona kuko namwe muramushiramo iyo korasi kumvikana ahantu ndakora ndaba mbaye mushyashya ni nkaho mba meze nkaho nje mu kazi aho nawe ujye ndenga rero buriya igihe kizanagira rero tujyane ku rusengero se hari ikibazo se ntacyo bitwaye ngiye buriya nta nubwo nari nakanywa ku rusengero se buriya ntabwo akangaka ngiye nari reka nagura akanywaho oya nabone nakanywa baba warahombye ukanywe wawe tugakunda ndetse kaka ntari buguheho kananaga je muzanire kagasuru niko kabifashamo je mukanzanire nta gikoma ndakimwe kuko nkinyweye cyahita kijya mu bwonko zana kagasuru kajya kabifashamo shaka nzenga ariko ikote yari imbangamira ndi kunywa gasurusha akira mama ndakira n'isaha nikuremo hagotomeresha abadiyakoni muri bubakira ajya kagumfasha rwose kundi inyuma kugira ngo pangiye wagapangiye nikire yanjye wagize ngo nubwagejeje aha wagize ngo ngiye narenza wenda nka hano nkumva ukoze kunywaho gake wenda naguha ukageza nka ariko ngo biryo bisangiwe nakwimikize somaho nta kibazo nakwimikize kuri umuvandimwe uri umuturanyi wowe nasomaho nta kibazo ibi bitabo byanjye sana ngufashe ubusome wanasoma ubifite ariko nta kibazo nangufashe ese ndigushaka ka wowe ndagusigatiza kuranwa ngiye kigirasha cyane tiyanyana ibi ngibi niyo wabisigwaho nkwiye kuraka ibirimo aho uhita ubifata aka numara kukanywaka ibirimo aho leta bijyuma mu mutwe ibi ntabwo ari ngombwa kaba wakanyweye kaba kongera imbaraga ko kakongera imbaraga cyane wowe nywa rwose ushira icyaka hanyuma umpe mu kazi nk'isi witeguye rero iyi nayo igiye kuzadutera ibibazo cyane kuyoboka yanjye bari gutegura tu ngaho rero kutanywa ibi nta kibazo wapfundaranye ubusambo ongera upfundure neza oya mwe none se dore oya pe ntese kutari kunywa soma fungura neza wowe ufunguranye ubusambo ntabwo ari ubusambo fungura neza utya gute se fungura neza uzafungurana ubusambo ko naguhaye ntari bukwime abadiyakoni baracyambonyera
Madame, fasha. Nyagasani, akoshiri. Ego, ibisa ni iki? Ndi bugusomye tore. Bare by'abakristo rero. Nasa nuko. Cyane mukari bibisa sheri. Ibintu bimbanye ibindi kabisa. Kandi nyambi kubwira wa mugabo reba ukuntu bigize. Uyu mwaga ko make mugiye. Musubira cyagiye kubwirizana. Gemza n'igitambaro mihana. Ko mbwe mu gikoma subyanze. Gemza n'igitambaro mihana. Iby'abakristo nde mu byawe. Ibi wifuna go ipura n'umusambu. Ufungura gace. Uretse ni cye kibazo. Ubu se ndacyagiye ku rusengero ari gukiba ibintu byawe bingize ko subira mu rugo nyine ujye koga none se nkubwira iki buriya bibiri igitubwira ngo kwifatanya nabo mudahuje cyangwa kubana ishirira ibitabo byanjye mu mwana nigende dore washoboye bakuramo ukajya muri dushe ndiye kumeze rebye ukuntu bimeze shobora ugenda ujya muri dushe sinyuri kubwira ngo ubikore rero ubwenge ngo igikoma utireka reka nzara agasuru ushaka ubwiriza umeze neza kandi shangu hari misururi iteguye neza iri no mu macupa ariko sindayibona ikigage cya kera we huma oya nyine niba ari cya kera kiramaze ikintu kibayeho ukoranye ubusanga oya mwana urankoshereje gace wenda we yagidufasha gukora akazi ariko gemza n'igitambaro mihanagura mugabo mukanya na pasiteri no mwita umugabo kubera ibibazo muhuye nabyo shaka batiga kuri shuri ndabakirana kangi urabunyirije ariko mwana nkumeneye akantu ubu ntago urikona ibintu binkoze ubu sinjye iby'amateraniro mwana none ni nawe ndakariye mwa uri mu Babylon ahubwo we reba nawe none se mpereza oya mwana mpereza ni nabi gutabanje ungwangura akantu kanjye reba nawe ngiye kugwa n'amafaranga n'ukuntu mwaye amateraniro nari maze guhamagara abandi ibyo nibiki n'Imana yanaguhana mwana buruzi ko kino guhura n'abantu ukabamenera ibintu byabo ngo uje gusenga mwana ura nese basi kigura ngahe mereza ni 600 mereza yashyire kuri telefone mbese ntacyo kuva hasigayemo kimwe cya kabiri reka ngushyirireho 2 basi 2 se ubwo 2 wowe wabigwa wabikoresha bino bintu ni hano wanyu byengegwa se ibi ngibi twe turabyengera mu rugo nta nubwo ari ibintu babigoye cyane ariko ubu tuvuga uruganda rugiye kutwengera akandi keza koko kazajya kaba gafunitse neza mu macupa hajya ngo ni ibijaje ngo ni ibigaje ngo ni ibiki iki ni abari ikigage nyarwanda cyiza cyane basi ndakohereza ibyo 2 mpereza ibyo bitabo mwana nikomereza izo nkuru zawe ndikumva kuri telefone utarayashyiraho se nabigo yashyireho nishyiremo nimero ibigerageza biba byinshi wowe nta kibazo ubu tubaye inshuti aka kandi bagiye kuzana mwana gira vuba nanicererewe ibyo bintu wibinzana birabimbwira ubunye ariko wababeshya ko ngize ikibazo ngiye kwa muganga uraza kubikora kandi ayo wabonye nkaza kubikwa nayo kumwe imipira zabico cyaba cyo nihanaguza akira fasha cyane ariko mwana ubu ni njyewe worohewe ubu bakakarangiza 11 ko nakuvuga ko nta 11 shyiramo izo nimero fasha isuku fasha mwana nta bambonane n'amasuka ku cyumweru mwana nari ngiye gusenga wasiba amayo manumero nkaguhereza ibintu byawe we akira abareho judge ayi ntuze hajya ngo ni ibiki shiraho ibindi uri kwivugisha nago gusa icyo nakubwira cyo nkwemereye bagiye kudukora kandi gafunitse neza hari uruganda rugiye kukadukorera uzaza ngo we 2 ntabwo uzatwishyura kandi yego mwana diri nk'ibitabo mwana mwibitabo nigenda nakererewe mpuye